Reka tugaruke i Nyarugenge ku munsi w'ejo hariya kabisa muri karitsiye za Rukiri hariya muri karitsiye zo mu Migisha ikipe ya Rayon Sport kuri wa munsi abantu bari bategereje ari benshi cyane yakiraga ikipe ya Young Africans yo mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Ibitego byari bitatu bya Yanga kuri kimwe, nabwo iyi kipe ya Young Africans yitsinze. Navuga ko ibitego bine byabonetse mu mukino byose ari iby'ikipe ya Yanga, kuko iki gitego aba bavandimwe ba Yanga baje kugira gutya barakikubita rwose. Umudefanseri wabo witwa Azizi Andambwile niwe wakitsinze, ariko biza kurangira igipimo nk'uko barayo bari babyise rwose bakibonye baravuga bati reka twongere twitekereze. Sami igipimo nyacyo ku munota wa mbere kipe ya Yanga basubije umupira inyuma, Jigidi arasa nkaho arangayemo gatoya, birangira umupira ugiye mu rushundura, bariyo bahita binaga ibicu, ariko abenshi ntabwo babigeze bareba n'utsinze igitego ntibigeze bamumenya. Ni umukino navuga ngo Yanga wenda cyabonetse, ariko kuri pressing nziza y'abasore ba Rayon Sport babiri batakaga na pressing bakoze, umukinnyi yari yakiriye umupira, umudefense arawusubije inyuma, umuzamu bisanga yarangaye kita kijya mu izamu, ariko ni kuri pressing nziza. Rayon Sport yakoze pressing nziza kuri kiriya gitego cyane. Ni ibirori byari biteguye neza ku munsi w'ejo, wenda duhereye muri presentation kwerekana abakinnyi basohotse mu myambaro ya kinyarwanda, abakinnyi ba Rayon Sport, uretse wenda umunyezamu Pavel Nzira berekanye yambaye imyenda isanzwe. Nekereza ko ari nayo yari surprise y'umunsi, nubwo wenda amakuru yari yagiye hanze, ariko rero ntabwo yari yabyo officialije. Nekereza ko abareyo bahise babona noneho ko kuri kwanya ko guhari ko Pavel Nzira yabasinyiye. Hanyuma Yanga nka ekipe ikomeye, abantu bari benshi muri stade. Ntekereza ko nubwo nimero itarajya hanze, ntekereza ko nko mu 32 byarimo, hagati ya 32 na 35 byari birimo. Ndatekereza ko rwose mu mibare nubwo batarayishyira hanze, ariko ibyo bihumbi byo birimo pe, amafaranga barayabonye.